turengera n'indi ni umuntu wese ugura serivisi atagamije kuyicuruza, uwo bita end user mu cyongereza, uyikonsoma ikamurangiriraho. Impamvu rero uyu mufatabuguzi arengerwa ni uko ari we ufite uruhare runini mu iterambere ry'ubukungu. Icya kabiri ni uko ari ufite imbaraga nkeya cyane imbere y'umuha serivisi. Birumvikana uwo muntu ushyiraho amabwiriza iyo atayubahirije, mwese murabizi hazaho n'ibihano. Dufite ububasha n'ubushobozi bwo guhana iyo bibaye ngombwa aho bitagenze neza. Dufite inshingano zo gukurikirana, gukora icyo bita inspection cyangwa se igenzura rihoraho kugira muri izo serivisi twavuze tugenzura kugira ngo turebe ko izo serivisi zitangwa mu buryo bukurikije amabwiriza kandi bwubahirije amategeko. Tugerageza gukora igenzura kugira ngo iyo mirimo ifite igihugu akamaro itangwe mu buryo budahagaze kandi bitabangamiye inyungu za bose muri rusange, z'abatanga serivisi ndetse n'abazihabwa. Indi nshingano dufite ariyo yaduhagurukije uyu munsi ni ukurengera no guteza imbere inyungu z'abafatabuguzi, ariko ibyo tubikora ku mpande zombi ndetse n'abatanga serivisi kugira ngo izo serivisi zidahagarara, hatabaho kubangamirwa cyangwa se kurushywa cyane bigatuma uwatangaga serivisi ayihagarika, noneho abayifataga bakabihomberamo. Duteza imbere rero ndetse tukanaharanira inyungu za bose. Dufite ububasha bwo gukemura ndetse no gufasha muri izo nzego tugenzura. Igihe hari ibitagenze neza dushobora kubahuza kugira ngo ibintu bikemuke. Dufite ububasha rero bwo gukemura ibibazo biri hagati yabo. Dufite ubushobozi bwo gukora nicyo nise igenzura rihoraho ry'ibiciro ndetse n'andi mafaranga asabwa n'abatanga serivisi, kugira ngo hatabaho kwifuza k'umucuruzi agashyiraho ibiciro yishakiye cyangwa se agashyiraho ibiremerera abo aha izo serivisi.